siporo yatangiye koroherwa. Ubwo yatangiye kujya muri siporo nabonye yatangiye koroherwa. Gukora siporo. Polisi yari yamumagariye bambwira y'amashusho. Hari ikintu babonye? Hari ikintu babonye nyine nubwo kataragenda neza. Hari agace katarakoreka neza nyine. Ariko uko bisa kose biragaragara ko birakeka ko uwaba yarinjiye mu nzu. Hari umuntu nyine winjiye mu nzu. Birakeka ko uwo muntu yaba yarinjiye mu nzu igitsina gore. Igitsina gore? Ariko nyine baracyari kubikoraho neza ngo ayo mashusho ataragenda neza ni nayo yari ku murongo. Ni iminsi mike bahita bigaragara. Ibyo numvise ni ibiki? Uburusi yaburiwe irengero. Agenze bite se? Nanjye ntabwo nakuvuga ngo byagenze gute, gusa twarabyutse bisanzwe twese turamubura mu rugo. Umubyuka usanga umuntu yawe uri mu rugo. Kandi yatwaye n'ibintu bye. No kumushakisha? Naragerageje tukimara kumubura mbaza abashuti bacu kuri telefone numva n'abana amakuru bafite. Gusa ariko nawe ntabwo ari umwana n'umuntu mukuru. Nabishaka nta kibazo yagize, nabishaka azagaruka. Ko ntawe umwirukanye se. Ibi nabyo byose byari hano mu nzu y'abitwara. Ibintu bye byose arabijyanye. None se uwo mugore nyine bavuga winjiye mu nzu babonye ku mashusho, namufata buriya bizagenda gute? Bazamutwara iki? Uko bisa kose nyine iyo ukoze icyaha uragihanirwa. Haba hari amategeko ahana ibyaha. Umukatira burundu mukumukatira burundu cyangwa ngombwa nyine agahabwa igihano cy'urupfu. Uko bimeze oya ntibishoboka. Reka ibyo bintu tubireke, ibisibyo. Kubera iki se wigira ikibazo? Se uribuka ko uri umugabo wa sister wanjye Latifa? Mbarusi kuba ndi umugabo wa Latifa icyo ntacyo bivuze, sibyo? Uyu humura ubundi ubu nakoze iki? Rusi ni murumuna wa Latifa.
Joe, Moreen, bite? ni byiza. Urakora iki? Naje nshakisha ahantu utuye nahabuze. Nkeneye kuvugana nawe. Niyo mpamvu wicara ku muhanda se? Naje nshakisha ahantu uba nahabuze. Ngwino tugende mu rugo. Moreen, hari ibintu byinshi ntibuka. Ntabyo wibuka? Cyangwa nuko udashaka kubyibuka? Ntabyo nibuka pe. Uri kwirengagiza. Joe, ubundi twanyirukanye ku kazi. Uje hano kwenda iki? Narakwirukanye ku kazi. Njye narakwirukanye. Moreen, ntabwo mbyibuka pe ibyo byose. Ya, waranyirukanye. Uvuze ko mu myaka yose twakoranye nta na kimwe naguteje uretse ibihombo gusa. Moreen, hari ibintu byinshi ntibuka pe. Biroroshye kuvuga ko utabyibuka. Hari ibintu byinshi nahombye mu buzima. Moreen, hari igihe kinini namaze ndwaye, niyo mpamvu hari ibintu byinshi ntibuka. Latifa, ubu ni uri kuyobora business zanjye zose. Sinari nzi ngo nizihe business cyangwa ziherereye hehe. Latifa? Latifa numaze yankorera byose. Mwe n'izina ryawe narikuye mu mafayili y'abakozi yose. Ngwiki? Moreen, sinakwibukaga. Naje ahangaha kuko n'umushinga wari warabaye sekretari wanjye igihe kirekire. Ndi muntu ki? Hari ikintu kibi naba narakoze? Joe, ushaka kumenya ukuri kose? Yego, nuko kwaba kubi gute, ariko nkeneye kumenya uwo ndiwe. Ushobora kukubabaza cyane. N'ubu sinorohewe. Ese kubaho nta kintu na kimwe wibuka? Yego, hari ibyo utibuka pe, ariko hari n'ibyo wahisemo kwibagirwa. Nshaka kumenya byose. Ngiye kukubwira uwo wahoze uri we, ariko ubu ntabwo ari we ukiriho. Joe, urongera ujye mu kazi kare nanone? Urabona nagiye uyu munsi twaza kurya iki? Ntukavuge gutya ariko. Ndabizi neza ibi turi gucamo byose bizahinduka. Nzakora igishoboka cyose aho kugira ngo utazabaho nabi. Ndabizi n'ubundi uri gukora cyane. Kandi nizeye yuko umunsi umwe ubuzima turimo buzahinduka. Nzakora ibishoboka byose, nanjye ko niyo nshingano rwose. Siko ndabyizeye ko ibintu byose bizagenda neza. We gusa wihangayika. Nzakora igishoboka cyose kandi ubyizere.